nk'umupapa wawe ndakubwiye ngo nuko n'inzoga naziritse nayo ngo kese ya mitsingi nta turu naguha rwose have andarenganye mfite so hari ufite have ubwo nyine babivuye nubwo wagereka amafaranga ntago naguha ariko yakane ndashaka have uyu mukecuru nshaka iki mwanyizi y'umukecuru mw'abantu mwanyizi y'umukecuru kugiye kumfatira ku ngufu imbere ya kamera no gufungira sana after bungaro rwa nane wafite inange ya mumira yagagaye bayi Sirikanize komeze neza we aho uri mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi abari mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba ndetse n'uburengerazuba aho uri mu gihe wa Kigali gusuza kandi nguha nikaza ni show tugenda tubaha zigiye zitandukanye nko mubizi sawa show twa turi kumwe ibyamamare kuri screen zanyu muri kureba tugiye kuba tuganira babaha show ko nuvuga ngo ni sawa show uvuga ngo ni sawa show ugira sawa show kubera ndi nyuma ya kamera ntago bari kubireba tukaba tugiye kuganira sawa show tugiye kuba tuganira na mama w'abapampe ndetse na Yakamwana uyu tambonye ntago sinzira ugiye ushaka wumva uyandi ruhande rwawe wumva babonye nyoko abantu erega keberesha badukurikirega ni benshi tugomba kukuzana bakatuganiriza noneho nkaguzana Yakamuka hatwika reka mbanze namamarize muganga Matovu ubundi ibintu bibashe kugenda neza munyanyike kwa muganga Matovu wowe ufite indwara zigiye zitandukanye z'umubiri ubundi agukoreho ryake kurikirana iyi video urebe ukuntu aho biba byabereye ku mubiri no mu mubiri hose haruza n'umubiri hakinwe ikiza imbere abarimo amaraso n'umutima bakurikirana iyi video rero abasobanurire indwara avura ubundi ibintu bibashe kugenda neza cyane Banyarwandakazi n'ukuri ndabashimira Ivuriro Matovu Limited igisubizo ku buzima bwacu ufite indwara zakuzonze ufite ibibazo mu buzima bitandukanye byose ni muganga Matovu Banyarwanda bibwota amasimbi nimuze kwa Matovu nitwa Damon Selemani abandi umukinnyi wa filime nyarwanda ukunzwe n'abaturage mu by'ukuri nagize ikibazo cy'uburwayi bw'umwijima ndetse njye n'ikibazo cy'uburwayi bwo kudatera akabariro neza nagiye mavura atandukanye ariko ntibyagenda neza aho nagannye Dr Matovu umuganga gakondo yaramvuye narakize umwijima warakize akabariro ndagatera neza bikagenda neza murakoze nitwa Mukamazima Kazahara nkaba naragize ikibazo cyo kutabyara nkaba naragiye kwa muganga Matovu nkaba mushimira cyane yuko ubu ngubu nabyaye abana babiri byari byaranze ntaho nari naragiye hano hose naragiye byaranze hakunda mushimira cyane yarakoze nyuma yaho nza kugira ikibazo cy'umugongo yize ikibazo cy'umugongo nahamwe umuti nabwo narakize ndamushimira cyane murakoze bitwesha mu nda narahuye n'abagizi ba nabi baranduga mwikwirwa mbuyera nafite ahantu hamwe mfatwa ariko aho naganiye muganga Matovu yaramvuye ubu ngubu ndatuje ndi umwarimu mfite akazi ndigisha murakoze nitwaga Joannette mbere na mbere ndashimira muganga Matovu ndani mfite ikibazo cyo kugira imihango idakama nahura n'icyo kibazo gusa nyine aho naganiye ivuriro rye yaramfashije bimeze neza nta kibazo n'abandi bafite icyo kibazo bamugana akabafasha pe ubumeze neza imihango nyigiramo ku gihe nta kibazo mfite murakoze abari mu Rwanda abari mu mahanga mwese igisubizo nta handi ni mugane muganga Matovu ubundi ubuzima bwanyu bukomeze bugende neza erega burya ubuzima ni isoko y'amahoro indwara zose waba urwaye wageze kwa muganga Matovu turakuvura ugakira yaba ari abo mu Rwanda ndetse n'abo mu mahanga muganga Matovu Sogambe reka nteme nkokora ubundi ni bucece mu gace nkuko bisanzwe n'ikiroso iyi ni sawa show ikaza kuri sawa show kaza kuri sawa show nyine ni sawa show cyane show ni show wajya uvuga show kavuga ko show kari urukundo ujya uvuga ngo ni sawa show wakinaga magakunda ubundi reka nkubaza akantu gato
sho ni iki umuntu mbaza kanini sho ni iki njye mvuga shu birambura ni urukundo shu naho se sho naho se sho ntabwo ngo muzande munyitegereze ntihazagire n'umukobwa wongera kunyita shu ntago ndamashu ntago ndi imboga bagereka ku birayi ngewe tansiyo ngo shu ndamashu ngewe amashu ni imboga bagereka ku birayi ndamashu ngewe kubira karimo katangiye kumushima katangiye kumushima gahera cyo by'amashu mwihaye hanga nese mwarakiro ngewe ikintu nshaka kuvuga nari nkumbuye abafana kandi nkumbuye n'uno mugabo amwita akamwana okay bapampe nanjye nari ngukumbuye derukana muri Gatarina film umwaka mushya sha umwaka mushya kuri twese tore yakanongeye namonye tubirigendera ni nabo bapampe no kuri kwimana kuva twatandukana muri Gatarina iki kibuno uri kugikura urubuno usigaye ufite noneho bacyumva se urubuno warukaraze harana vuga noneho ntabwo barukaraga rwita musinimiya Boni musinimiya barwita musinimiya usika wafete kibuno ari kushana ko icyo gisobanura uraryoshye n'agafaranga kurusha kawera n'agafaranga rwose ariko ntago nubwo tuba twagize tuba twasuje n'abantu wenyine w'abapampe nubwo ari umukecuru ariko afite urubuno ruteye neza rwose wemera ko umukecuru umuntu yita umukecuru yakaturakundana nabisi ariko nyise umukecuru sindamera ubwanwa uri inkumi sindamera uruvi uri inkumi we ntabwo ndi inkumi ujya uvuga mwana mutoya birahagije mwana muto cyangwa ujya unyita icyuki icyuki sa cyotara wajye ko dukundana ubizi wakira cyotara ngo wakapeza mvu buryo ntinaryoshye ntukame ku munwa hano ku ruhande cyane ubwanwa butanyiterarije niba nawe ufite akunda gutwara abana bato bagenda abana nyina abapampe yanera santema koko kubera iki wabonye umusinimiya yanjye musinimiya takora urubuno rurarufite musinimiya bayita hari ukuntu ugenda uri kurujegeza muri kaburimbo musinimiya uyu mukobwa ubundi we bite byawe ariko uranyura imbere ya kamera uranyura ya kamera ariko ufite ikibazo uvuge n'indera bari gukora bajye kumukora consultation bari abakobero ntabwo babazi uburyo isi bitegereza yakareka dusubiza abantu baducungira umutekano w'igihugu abasirikare bari mu bice bitandukanye by'isi b'abanyarwanda by'umwihariko ndabanza gusuhuza RDF Inkotanyi guhera kuri guhera umva mbaze unsobanurire guhera kuri private kuzamura kugeza kuri general ngo bubawe general n'abandi bakuru noneho dusuhuza n'abari hanze y'igihugu bagiye gucunga umutekano mu bindi bihugu abari muri Sudani muri South Africa ndetse n'abapolisi bose badukurikirana turakunda sana bari mu bice bitandukanye na pesi bino kude chapeau bakodo nyose ngiye bajya mu magati saba mapa koko ubona ibyo bintu nibyo bakoroze cyane bya agana narabivuka nta muntu wigeze ndoka ni kuva abashinzwe umutekano baradukunda sana baradukunda cyane reka dusuhuze na traffic polisi bo mu muhanda baducungira umutekano wo mu muhanda ndetse n'abapolisi bose basanzwe bari mu bice bigiye bitandukanye cyangwa mu mirimo yabo itandukanye bubahwe babwa ngo salute kabisa ariko cyane ngiye nkunda gusuzamo bari abakobwa kuko bafite imbaraga waraye abakobwa bari bakadanya kuryama bashiki bacu b'abasore bakunda cyane ari abapape bararenze wakira barariye bajya bamamagara so bapa bande banyine n'iki suri igikecuru nkumi agana icyo mbona ubwo nicyo magaze nicyo magaze icyo makundira rigiye bakubitana n'abantu wenda bakubitana nabo baregeje bari nk'ahantu bari gusoma agacupa ticara cyara baguhe nibindi abangiye baregeza simbazi ibyo birakureba amabyasi si turi kumwe byaregeza wagiye wibaha wa mubyeyi nawe bake niko n'ubundi yibashye byaregeza n'iki magambo mva ka bwerekero ibyo twavuze byabaye n'iki umva utuje gaswere uvuga ngo kuregeza nuvuga ngo baruhutse bapumuzitse bari ahantu muri hoteli runaka bakanyera icupa ni problème
kuvuga ngo amajeshi bakanyereza ikibazo cyo mu mutwe, afite n'ikibazo mu kaguru mo hano, ntabwo ari mu kirenge, mu kaguru hano. Ariko no kuyigizayo hajyamo n'ikindi kibazo ahangaha, akaguru ka gatatu karamuzengereza. Reka nkurege imbere y'abafana, abantu bose baragushaka bakakubura, n'ugukunda akakubura, n'ukwanga akakubura, wakina abantu bose ntibakundwa, urakundwa ukanangwa, n'ukundwa gusa ntabwo uzaba uri umuntu. Abantu baragukunda bakakubura, n'abakwanga bakakubura. Mani warebye uburyo abantu bose bazajya bakubona wakino. Umva ntuneze rubanda, baguteje kukuba nanjye bare imyaka duherukane 2022. Nasore warambuze, niba nari naragiye muri konje, niba nari naragiye gupumuzika kuruhuka. Ngo ni muri konje nangwa se ufata karuhuko muri konja, naragiye gufata karuhuko mwamburiye. Urumva nkureze ku bafana bacu, nkureze kuri Asiya, nanjye ngubonye arimo arafasha ba diaspora bacu, mumbwira Asiya mutima ma papi nawe niyo yakibona yaka. Urumva bambimbwira Asiya bazi ko twakoranye igihe, ariko murashaka mumburira oya please mumburira ko nararenga umupaka, ko nararenga mu mujyi wa Kigali. Ntabwo upfa ko uri kuri telefone cyane. Reka nkubwire yaka, mumburira umva se nkubwire, suzi ko banguriye telefone nawe uzashaka nyigusabye nkiyingiye, wenda bajye bakwandikira WhatsApp, nanjye niyego wayinguriye, mu bantu bakweme nawe bazaguye nk'iyi, wenda bajye bakwandikira. Nawe umva agusabiye telefone mu Rwanda, ngewe iyo telefone ntayo nkeneye kuko sinayimara na kabiri, uranzi na gatusha ubwayo sinyimara na kabiri. Niyo mpamvu anytime munshaka mukambura naravuye ku murongo. Bivuze ngo warananiranye? Ngewe ntago nananiranye, nge nkora ibyo ngomba gukora, pana kumbwira uranshaka unshaka probleme. Ubwo rero wemeye ko wananiranye? Wabyemeye ko wananiranye? Nta nubwo naniranye uyu munsi, n'ababyeyi banjye narabananiye. Nananiranye kera. Uyu mwana we n'amwishingo yarananiranye, ni kigarananirana n'iki n'iki. Na mama na papa narambasize, ngewe ndigendera njya kwihigira. Wikubutira umwinene bapfiriye. Ababyeyi banjye bapfuye n'abana nabo, utagira ngo nibwo nananirana. Rero nananiranye tanguza amana. Udukonseye twanyu. I don't want your advice right now. You understand? I don't want any your advice. Na nama yawe nimwe nyene. Kumva ko unanya kwa munaniye naso. Kwe ne kwavuze. Ngo ni don't want ngo nananiranye ngo habe ngo gusubira mu rugo. Ngo bye. Urabuni ngewe. Amatwanyu cyanze nubwo nubwagize, ariko Imana ishimwa ndamubonye. Cyakora byo mwaka mushya mabushari ambabarire rwose, ejo bundi yarancatse arambura byo, kandi yaragiye kunyereza ku tangiye kwemera n'amadolari. Mabushari yarancatse arambura, ariko sorry n'abandi bo niba gushaka bashaka kujyana hanze igihe kigeze uzaza kubona. Barancatse ahubwo ejo bundi barancatse muri OM, ariko nzajya yisho. Please ukunda mbonye imbere yawe hari umukobwa arambonye wicaye mbona ikariso, urebe hano utaza kureba ari hakurya. Ngewe ngundi ikariso, ngewe narebyeyo hari umukobwa ari wicaye, urumva hano harya ni ku nganje. Abinzagaza cyane n'iki mise mbona umukobwa ku nganje yicaye mbona ikariso yiwe, yakamisa mbona ahungabanye. Niyo mpamvu ahise atangiye gusaba imbabazi. Nibyo ngiye nabibonye. Ngewe ntabwo nkunda ikariso, ahubwo nkunda ibyo ibiri imbere yayo. Weruka ryari ibyo bintu weruka kubikora ryari ibyo bintu? Ibyo bintu weruka kubikora ryari? Ntabyo mperuka, nariyanye n'icupa narivuyeho. Yakavugisha ukuri. Neje bundi abakurikiye Excelage, nge na Kanyombya twavuye ku nzoga. Kanyombya ejo bundi yanyweye. Nemuse ndwara ihungabana. Kankubwira yaka, niba utaberuka ngenda bikwemereye. Ngira umva tugira ibintu turatanga tukanasagwa. Ntago naguha. Ngenda bikwemereye. Ntago naguha cyamo. Kubera iki? Yewe ndabikwemereye. Kubera iki yaka? Nk'umupape wawe. Ndakubwiye ngo
nuko n'inzoga naziretse nayo Kubera icyo mama papa utamuha? kese ya mitsingi nta turu naguha rwose have kandi ari njyanye mfite so hari ufite have ubwo nyine wabivuye nubwo wagereka amafaranga reka nkuvuge ntago naguha ubwo abakobwa mwakonanaga bose ubwire ngo baye ngo karahinnye kubera iki mama papa utamuha oya njye ngiye kumuhera ubuntu ngo agenda nagura njye ni ubuntu arashaka guhera ubuntu kubera iki utamwemera njye ni ubuntu nguhera cyangwa niba ubuntu utabwe uzambwira ngo nemere undi muntu ariko mu muryango wawe untakira undi muntu ariko apana wowe urashaje bose bazi ndashaje njye ndi imyenda ndi ikibonobono ko aricyo gisaza kikabivumana we wanabaye koko kanyiza kumbwira ndashaka oya uri Miss Rwanda ukora ku itama ryanjye uri Miss Rwanda kora wumve takora ari ukumbuye nari ngweruka kwa Sia muri Gatarina tugishutinga Gatarina bakunzi ba filime Gatarina rero mumenye ko Gatarina kubera uburyo yarahagaze buri akajya yanyerera ahunga igira n'ikindi mbo filime Gatarina yarahagaze rero mabuja yarayihagaritse ariko agiye gutangira indi nshyashya muzatubona abakunzi ba nyuma b'abapampe sawa sho niri kutugaburira Asiya niba yarahagaze yaratwanze wajya uvuga ibihari niba ari mubye kuva yagena n'igice kiraranyohereza ariko ndamukunda kanje pfa kurya nibi biri mu ruhande rwanjye abahandi bibara muryohe wakino yaryoheye abandi twaratureka kwakira ibyo ufite ukajya unyikundira gakunda nuriya mukobwa n'iki Asiya mwatandukanye neza none ugiye kumuba ngo yaraguhaze agakanya yaraguhaze none ko atamvugisha wakintu watakuvugira se afite nimero yaraburiye cyangwa ngweze ku matora cyangwa nabanganye n'igiceri cy'ijana wavuga ati mama papa nawe iberaho wagikecuru we nukuvuze ngenda bivuze umwana w'igitarama sawa yakabirakariye naje akabira ariko nese mvuga ibyo ntabonye ejo bundi agiye kuza natwicaza tukajya kurya inkoko muri hoteli nyine rero mpamvu nawe ngira ngo azaze yigaragaza inkoko muri hoteli ubwo uzaba ukanuye amaso azaze yigaragaza kuri mama papa ejo bundi araje azaze nyine niko dushaka turebe n'umuntu yarongo ukwezi kumwe gusiga asameza birasigaye yaragiye ndeba yasiya uburyo bamurongoye akangana n'ubundi bitaheze zageraga hari twakeneraga naye kakamuhana nkabure ngo Asiya amaye umuntu akamera nkanaturamo ngo akajya yibera umukecuru usoma arwaye wo mu mutwe gaturi wiwe n'iki mu majyepfo hari akantu numvise avuze ngo baragusiramuye umva nawe ubundi rero ngewe baransiramuye ndashaka kwibwirira abakunzi ba Yakamwana umuntu wese agomba gusiramurwa ngo baramusiramuye mama papa ibyo bintu babimubaje ariko kereka nkubwire ukunda kubaza ibitakureba ukunda kubaza bitari mu rugo rwawe ukabaza ibiri mu rugo rwanjye ese ko nige basiramuye niwe basiramuye mbagira ngo mbarize n'abandi bamenye mutsiko bamenye ibyo ari byo ariko basiramuye igice cyo hejuru ntabwo basiramuye icyo hasi ntibazagira ubwoba bagusiramuye ni igice cyo hejuru wakintu ntabwo icyo hasi gisiramuye yakora siramuye wowe ngewe na siramuye ngifite umwaka umwe n'abagusiramuye nge ntabwo meze nk'abagabo baba hano usanga umugabo afite imyaka hafi 60 ibana agifite umwanda biriya ni umwanda iyo bakuyeho karagaho ubagize ubwaho ndakora hari umupapa wabwiye umwana we hano ngo ko nasiramuye ngo ntago nababyaye biriya ni umwanda abagabo rwose badasiramuye kamubwira abagore niba ufite umugabo wawe udasiramuye mufata akaboko rwose umujyane kwa muganga n'ubuntu bakureho uriya mwanda rwose akabatambukije message rwose ngiye nagutanze kwivuga y'umugabo adasiramuye imboro yimeze nk'imbeba ibiguruka nk'imbeba ndakenda mama igitsina reka kuvuga ibyo bintu hasi kuvuga ko mbizi we ntabwo ubizi yegira kamigwe ngenda buretse we uzi kurebwa n'abana batoya n'utwana dutoya uri gutangira umuntu cyaremwe cyose kirabifite nuko amazina ataraba kandi barabyigisha ese ngeri mba mbigisha
ikintu cyose cyaremwe abantu bagira ibiremwa byabo uko bitwa n'inka bigira ibyabo abantu zikomeze nk'akanyombya muri indisipurine totale mwagiye mugira ikinyabupfura koko wowe ese mwararezwe vrema ntabwo twarezwe ntabwo imvugo nyandagazi imbere y'abantu ntabwo tworowe twarezwe hatagewe ubwo n'uburere umuntu w'umukecuru nk'aho ariko ni umukecuru ugenda inyoko ubona nyoko ngo wamunaniye urumva je ntabwo n'umukecuru uzajya no kuraguza tukunagura n'abapfumu benshi uzajya no baraguza bakwereka imyaka yanjye mwagiye mugira uburere nk'ubwanjye ko mwagiye mugira ikinyabupfura nk'icyanjye wowe ikibazo umuntu ukwita umukecuru nk'uyu surise ikinyabupfura nk'icyaka rwose iki ngiki ntacyo nafata ngiye mbavuga ibintu biri ready ngiye ni umuntu uri kuvuga ngo warize ariko ntabwo wize uyu ni umutungo wimukanwa twavukanye papa uyu mutungo twaravukanye tuzawimukana paka twagiye muri cya kibanza twaguriwe ibyo bintu uri kubikora ryari kubikora birambereye iyo mbishatse ndabikora cyangwa nabikorerwa buri gihe urabikora cyangwa ukabikorerwa ndabikora cyangwa nabikorerwa ibi ni iki akakira nawe urabaza warabikoze ariko nanduragira nawe ngo yese urashaka ko njya kuguha gusabira yanjye noneho yakayavuze ngo umukecuru kazajya nihera aba kuri sawa sho bangana nanjye umva njye icyo nshaka kubwira ubwo abafite yabonye ikibuno ngo barakiri muri musini kamaze nanga message hano gato wamaye imiyaga ikintu nashaka kubwira ngiye w'abafollowers banjye n'abakunzi banjye dosiye yanjye yo kurikiza Kansas bongeye bamamagaye nk'uko nyina w'abapampi yabivuze barancatse barambura ariko baramamagaye kuri OM Integration Organization for Migration baramamagaye ngo babwire ko gihari gaswe barambwiye ati ejo kwa kabiri ngomba kwitaba kuri IOM ntago mena ko cecekesha ari mu byiwe nande mu byanjye neza ko bakubuza ubundi warapfa mu karoto navu ese ndota social media ndota ya ariko nyina w'abapabura wambara ikariso ndota nambara ikariso kambanza mbwira n'umuntu ko nyambaye mwitabe nyine bucatatse papa urumva ikariso rero kuyambara yica ibintu nacimye mfite imyaka yanjye 12 yaguze ikariso ukuntu igenda bikuba n'uburyo twayivunikiye bakira twarabiruhiye twarabiruhiye kwambara ikariso ni marafuko ikareka warabyikuriraga warayicira nese uticira imyaro bagucira yanumva ngo bajya ahantu bakagenda umwe agakurura urundi cyangwa akamugira umugore ati wacimye ubone zimye urayizi wapi no kubyumva giye niba umugore ataraca nzakuzanira mukubuririwe ndakuburanganisha mu cyumba barayagasana mama pa ramukira njya umva turi hano Gikondo sirizo ubone mwateretseho abantu iwanyu nta mitaka nta ritingi nta bati kandi rero ko mbwerekiro ngiye mama papi ikintu ari ngomba abafana ariko sha uneje izuba uneje ariko yakane ndasha ava nakuye umukecuru nshaka iki mwanyizi y'umukecuru mw'abantu mwanyizi y'umukecuru kugiye kumfatira ku ngufu imbere ya kamera umukecuru aranshaka iki mwana ki nukuri tuganira nk'abantu ari inkombe ya kane wenda nje gusuhuza niyo mpamvu ndi kubwira abafana nukuri ndabemera abapape banjye nari ngukumbuye cyakora abapape ikintu cyari kinyicaza nuko nemba nyiniga nari ngukumbuye n'ukuntu dushutinga muri Gatari n'ukuntu twashutinga muri Gatari bari nkombe ko twadusezanya ku munwa kanga no gushinyiriza ariko no gushinyiriza no gufungira inyuko no gufungira inyuko sana afite ubungano rwa nane wafite inange ya mumira yagagaye bayi so en tout cas vraiment mimi nafurahi sana ndashimira Sani atukavare mase ndashimira Sani je bundi wandemeye ku gasaro akandemera $100
Sani wande me $100 ku Gasabo TV. Ndagushimira uri muri Kenya. Umva nyine ikibazo kirahangana mu bikoresho ngiye gukora amazi mu gikoresho. Yakabutera ngo yahiye. ngo yahiye. Rero mpamvu mubwira ngiye buri abagore buri umugore babisaba isuku gukaraba buri munsi. Turabona ko iri zuba riri kwaka gutya. Burano nawe umugore uri kugenda mu muhanda uri kugenda n'amaguru. Ubu ndakubwiye ngo n'amazi ni gishanga. N'amazi komeye cyane. Muri iyi minsi se bimeze bite wowe bihagaze bite? Ngo ngiye muri iyi minsi ngewe icyanshimishije nuko urabona dosiye yanjye. Dosiye yanjye yo kurikiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nari narakuye amaso. Akanicara hanga tube tuganira ndabona. Dosiye yanjye nari narakuye amaso ariko bongeye bayisubiyeho. Bampamagaye bambwe ubwejo. Ejo nzajya kwitaba kuri OM ni haruguru ya Faisal kuri clinique ya IOM. Ibyo ngibyo byo kugwamagana byo byatumye sureka inzoga uvuga ati reka ndeke inzoga. Umuntu avuga ati bagwa akantu ko kunywa mu kanya uravuga ati wapi. Oya inzoga amazi iminsi narafashe icyemezo. Nagifite Kanyombya kimara kumbwira ati yavuye ku nzoga. Nanjye nahise mfata icyemezo direct. Wagendeye kuri Kanyombya se cyangwa hari? Ntago nagendeye kuri Kanyombya ariko nanjye nari mfite iyo gahunda. Ariko Kanyombya kureka inzoga yanteye courage ndavuga nanjye rwose. Kanyombya nk'umuntu ukunda inzoga kundusha. Ntago Kanyombya hari inzoga ngo ngenzi sigare. Ariko n'abakobwa barabaretse se? N'abakobwa barabaretse? Abakobwa ubundi ikintu kinshora ngiye mu bakobwa ni inzoga n'ubundi. Ibya byose nkora bituruka ku cupa. Ejo bundi duherukana hari ikiganiro twakoranye ejo bundi kuvuga ngo wagiye kugura umukobwa ibiraha w'indaya ngo usanga abashinzwe umutekano baramujyanye. Muri iyi minsi eba kwano ntuyaba indaya nyinshi cyane. Ariko muri iyi minsi bari kuzipakira eba nejo barapakiye. Saa 8 saa 9 baraje babagwa gitumo barapakira. Hari umuntu wambwiye ngo kugira ujye gutura aho ngaho ngo no kubera indaya zaje hari kugira ngo bijye kubera hajya kubera hafi kugira ngo ubone indaya hakiri kare. Oya impamvu no yariya urabona niho Asiya yansize. Yasiza nkodeshereje aho ngaho n'ubu niho nyiba hafi aho ngaho kereke paro urabona kandi iyo umaze kumenyera ahantu iyo wavuye ikimukira handi yabisaba kongera gutangira ubuzima. Kandi urabona ahantu maze kwamenyera mudugudu aranzi bagitifu baranzi karitiye zose baranzi kabari zose ziranzi ntawankubitira mu kabari nankozeho ubwo ndakubwiye Nyanza ya Kicukiro bakurya. Hari kiganiro ubise Nyanza ya Kicukiro bakurya rwo. Hari kiganiro ejo bundi wakoranye na Dore Imbogo turi kuvuga kuri Yago noneho abantu bajya muri comment baravuga ati uzashakane na Gihozo bitewe n'ukuntu uri kumuvugira ati Smart Gari muzashaka. Ngewe Smart Gari urabona nubwo nta mugabo afite ntago njyari kumuvugira n'undi wese yamuvugira. Kubona umukobwa nk'uriya umufata 800 bye ukabirya ureba n'ubuzima arimo warangiza ukajya imbere y'abantu ngo witwa Yago ngo uri umwana mwiza ngo ufasha abantu ngo uremera abantu ugenda uhemukira abantu. Nge nta n'ikintu nge Yago yanwe niba yaranandiye n'amafaranga ntayo nzi uretse 30,000 gusa 30 none ibaze ariye Gihozo 850. Ubaramutse guhamagaye Yago akavuga ati dukorane ikiganiro se ntiwajyayo? Yago ikiganiro twagikorana akangurira iyo fanta yanjye. Ariko ngewe ntago nabura kuvugisha ukuri ngo nuko wenda Yago ngo ari Yago se Yago niki ni Imana se sinagitifu w'umurenge. Nse kukuba ngo Yago se nge ndamutinya ngewe yarandemye se ntafite imodoka zansange mu muhanda ngonge akugonge. Nge nta muntu ntinya kuri iyi si uretse wenda Nyagasani wenyine naho gupfa nzapfa n'abandi bose n'abari gupfa n'abantu. Yakaka tugana ku musaza w'ikiganiro cyacu gira icyo ubwira abadukurikiye kuri Sawa Show n'abakunzi bayaka muri rusange. Icyo nabwira abakurikiye Sawa Show subscribe comment share. Icyo nabwira abakunzi banzi icyo nuko gusa dosiye yanjye yo kurikiza Kansas HCR bongeye bayibutse bayisubiyeho ubejo kwa kabiri nzaba ndi mu maboko ya iwewe
ikizavamo rero nzongera mbamenyeshe kuri entertainment. Thank you very much. Asante Yaka. Okay, reka urakoze cyane na mama wa Pape ndetse mwakoze cyane kutuganiriza. Ni Kiroso sawa sawa show ucece mu gace nkokora amabizi. Ciao, turabemera cyane.